Mucunyi gatuma nishimana niyo navuga ngo ni Mucunyi comedy ngahita ndekera kigano kikarangira bro abazi ibyo kabisa nkunda gusetsa abantu bakirigisa yarangiye ku buryo nkoze video umuntu wa mbere ureba ni mama afite network mu by'ukuri tugiye ku ngingo nyirizina cyangwa se tukarasa ku ntego birumvikana ko uri umukomediye kandi ufite aho umaze kugera ibi bintu wabitangiye ryari impamvu yabaye cyangwa se intangiriro yatewe n'iki? Yes, bakunzi ba Erika TV Rwanda, reka mbashimire kandi mbahe ikaze. Yari iminsi myinshi tutabonana. Uyu munsi rero ebana ku byishimo byinshi dufite bidasanzwe, turi kumwe n'umuntu udasanzwe. Ndazi neza ko mukimara kureba isura hari akantu muzi kahise kaza muri nkeri. Reka mvuge ngo reka mwikaze ntavuze byinshi. Urakoze cyane, uzi ko ushobora kuvuga ngo umuntu udasanzwe ubivuze nta kamera bashobora kuvuga ni president bajya kureba bagasanga. Okay, ariko n'ubundi umuntu udasanzwe kabisa. Yitwa akazina kandi kaba star nyine. Ni Mucunyi comedy. Banyita Mucunyi comedy iryo zina abantu benshi muzi. Nubwo nkeneye ko bamenye irindi babe baretse. Yes, bamwita Mucunyi comedy. Ni umusore ukiri muto ariko abantu uteye ubwoba mu bintu akora byiza. Niyo navuga ngo ni Mucunyi comedy ngahita ndekera kigano kikarangira bro abazi ibyo kabisa. Abakabije wallahi. Mucunyi rero ngo bayikaze ko Erika TV Rwanda. Urakoze cyane. Muri aka kanya rero bakunzi ba Erika TV Rwanda, nkuko dukunda kubana umunsi ku wundi kandi tukabagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye birimo n'ibya sport. Muri aka kanya twagize amahirwe ndetse n'impamvu ikomeye kwakira uyu mugabo ukomeye kandi umaze kumenyekana mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu Rwanda. Yitwa Mucunyi comedy nkuko yaramaze kubibabwira. Reka ntongere nkubwire ngo Mucunyi ikaze nanone. Urakoze cyane. Mucunyi watangira muri makeya nubwo navuze ngo utwibwira ukavuga izina gato uratwibwira n'ubundi mu ncamakeya. Okay, murakoze cyane rero banyita Mucunyi comedy n'abatari banze bambe aragara gusanga n'umuntu atanze wenda uvuga ibyo ngibyo hari umuntu umwe utanze. Banyita Mucunyi comedy ndi umunyarwenya ariko nkunda gusetsa abantu bakirigisa. Mucunyi gatuma nishimana akarabye. Mucunyi yes mu by'ukuri tugiye ku ngingo nyirizina cyangwa se tukarasa ku ntego birumvikana ko uri umukomediye kandi ufite aho umaze kugera ibi bintu wabitangiye ryari impamvu yabaye cyangwa se intangiriro yatewe n'iki? Ibintu nabitangiye 2023 imbaruzo se yabaye ntabwo nabimenya byaje gutya ukuntu byabaye uwo munsi cyangwa video ya mbere nakoze niyo yatumye nkomeza gukora izindi. Ukuntu byagenze mushiki wanje yari afite telefone yiwe n'ahantu twabaga nta muriro twari dufite. Ndambwira ati ngende byo kwinjira ndi buje kwicaginga ahandi hantu mu rundi rugo. Ndambwira ati wowe rero yicaginga isigayemo 5. Ndavuga ati nose ndajya kwicaginga n'undi irimo 5 reka manze ngumara uyu muriro nongeye cyane. Uyu mupeti turamwe ati nta ifoto apana video. Ifoto ya mbere ya kabiri ndabwira ati fata naka video. Nose nguravuga ibiki. Mvuga video ya mbere nyishira kuri Facebook. Bona abantu bateye comment nazinga ndavuga bya bintu burya nakora. Ngo katangira kumwe tusana kanyo byameze nkande uri gukora ibyo bintu. Ati nkoze nindi mbona baye gutya. Nkomerezaho. Okay. Mucunyi ni umuhanga, ni umuhungu mwiza kandi ufite ubwenge butangaje. Wa mugani batayikoni niwe uje kuvuga ko kandi. Ariko ushatse wanabivuga kabisa kuri Mucunyi. Buriya Mucunyi ugitangira birumvikana ko iyo video wakoze bwa mbere yabyakiriye ate mushiki wawe akimara kubona bikore ko se yarayibonye none ayibonye ahitavuga ati umusaza ariko bitewe nuko azi ko nyine n'ubundi sinzi uko nari imeze ntabwo yabitinzeho cyane. Ahubwo ikintu cyabaye ipantaro nakinanye ari igipantaro njya nkinana n'ahambere ipantaro nicyo natangiranye n'ubundi. None icyo gipantaro cyari kinini mu nda ariko we yaradodaga
yari afite imashini azi kudoda imyenda nabwiye ati wakingabanyirije mu nda aho kugira kingabanyirize aragihisha kugira nazongera kubikora aragihisha burundu ndakibona nabwiye ati wambaye ipantaro yanjye ngo bitazongera gukira biriya nzi ko urayibonye nongera nyugaho ndayibona agera harabyakira nyine. Okay. Hanyuma se birumvikana ko mushiki we yarabyakiye. Sinzi ababyeyi babyakiriye gute wenda pardon niba nagukomerekeje sinzi niba ufite ababyeyi nacyo ni barahari bose papa na mama bose ubundi se Mucunyi ni umwana wa kangahe? gatanu mu bana dufite abana 10. Okay, umuryango byaye ni byiza abo nibwe bagize kabisa ni wa gatanu rero ariko iwacu babyakiriye neza cyane ko noneho ikuntu byabaye iwacu ntabwo twabaga ahantu hamwe ahubwo babimenye nyuma bimaze kugera azajya umuntu avuga ati uyu ni wa mubyeyi nyina wa mwana akabwira ese ko tutari tubizi kabikora bo bagiye kubibona byaraje nyuma gusa ikintu nabashimiye nabo buriya umuntu no kubwira abantu niba umwana wawe akora ikintu kitari butuma afungwa kitari butuma tuka igihugu kitari butume agusebya mu babyeyi bagenzi bawe kitari noneho byanakunda kikaba cyatuma hari ibintu byinshi yagusaba agatagusa ntushe kuzamureka cyane kabisa nicyo nkunda kubwira abantu nanjye rero babonye wenda ari gutyo bimeze avuga ati uyu muntu ntabwo akora ibintu bituma yiba ntagasinda ntabwo babitinze nabo nagize amahirwe bahita babyakira birarangiye ku buryo nkoze video umuntu wa mbere uyireba ni mama afite network ahita azireba birumvikana ko abantu benshi baba basetse nkunda kubona comment ngenda gufollowinga kuri YouTube channel yawe ndayizi nkunda kuyireba TikTok ndi umufollower wawe kabisa nkunda no kukureba na mukanya narebaga video zawe birumvikana ko abantu benshi baba basetse mu mama wawe iyo areba iyo video ikintu cya mbere akubwira iyo muvuganye akimara kureba video yawe ni iki rero bitewe nuko azikunda ahubwo iyo tuvuganye ikintu cya mbere ambwira ati se kudaheruka kudohereza izindi video ko ngenda ziboherereza bamwe zo bitanzimuha kuri WhatsApp kabisa ahita ambwira ati kudaheruka kohereza abana video arabikunda cyane ariko kabisa babyeyi rero mumvire buriya ni byiza gushyigikira umwana wawe wa mugani wa Mucunyi nk'uko bivuze iyo atiba atari bukora ikintu gituma afungwa atari butuma arara mu nzoga atari butuma gusebya mu babyeyi bagenzi bawe ikintu ushaka uzamureke birumvikana kabisa na ukimara gutangira birumvikana ko wakoze video nyine zikagenda zikundwa n'abantu ariko se imbogamizi wabanje guhura nayo ni iyihe ukitangira gukora comedy zawe? rero nta bintu bitaba imbogamizi nakoresheje TikTok umwaka wa 2023 mfite account yitwa Mucunyi Comedy irangiza umwaka ifite followers 900 urarangira noneho sanzi ko nagiye kuri video kuri TikTok ngascrollinga ngasanga abandi bapetse bafite like 10,000 bafite followers benshi ikintu nakoze ni iki naragiye mfata application ya TikTok ndayisiba muri phone account byose biragenda rakanye narakonye no content nashiragaho nakoraga za video zimwe zitavuga kumwishira nk'amasound ukora ibintu utari kuvuga ndabikora umwaka pe wenda kurangira mbona nta muntu ujye nkurikirana avuga ati koko wasanga ibintu atari ibyanje ciki intege gato yansa n'ubiretse ariko nyuma sinzi ko naje kugaruka ndabigaragaza birakunda gusa imbogamizi zo zibamo ariko ukora ibintu bikanga pe ukacika intege kandi wenda byari bigiye gukunda wewe wanze gucika intege urabona narazatereka nkomeze nkore ibishoboka mbona biranakunze nanabishimira Imana. Harimo isomo rikomeye bakunzi ba Erika TV Rwanda nuvuga ngo gucika intege mu buzima ni ikosa rikomeye wenda iyo nzicika ntabwo arikunzi ntabwo ndiyanda ariko uyu munsi wa none ntabwo mba nkuze nakubeshye ntabwo unzi ariko nakantu kizo warakoze nanjye narakumenye kandi ariko ubwo wakumvira cyane gucika intege ushobora no kumva wenda uyu munsi uvuga ati reka mbigenze mu gake ariko kuva ku bintu burundu bura bitandukanye no kugenda mu bintu gake ko ari kugenda mu bintu gake uvuga ati nyuma y'uko kwezi none ndaba ndi gushaka izindi mbaraga nza kuzana mbindure mu bintu nkora wenda zo kuza abantu wagize ute none kwagira inama ndabaruta Mucunyi hari akantu ugira
akantu mva ni nka ntibari nakita ngo ni hashtag yawe ntabwo hashtag ngo Mucunyi noneho ugira gutya utu tuntu twaje gute wadutekereje gute kugira ngo kandi noneho hari na challenge nyamwenda mbona nyinshi zivuga ngo zirimo beat ngo Mucunyi zirasa barazicuze none buriya kara kantu katurutse kuki kaje ryari wabitekereje ute bya bintu rero hari ukuntu nyine uri kwikorera content ukagaragaza imwe muri zo uri gutekereza ukabona wenda irakunda ntabwo njya niyumvisha ahantu yavuye ntabwo nari nyimaranye igihe mvuga nayiteguyeho pe twashutinze umunsi umwe dushyiraho tubona imwe dushyiraho n'indi gutyo bihita tumenyeraho naho iyo ntegereje mu bwonko bwanjye nkavuga ati se nari narayipanze ko nzabikora nyibura kabisa ni kumwe nyine utegura content muzo uri bukore ku munsi ukabona birakunze natwe dufatiraho dukora byinshi naho biriya bintu byo wenda ugenda wiyongeramo utuntu twawe twari igihe nkina video natekereje mfite imyaka na nyuma y'imyaka 8 ishize cyangwa 6 video natekereje kandi ntabwo nari nzi ko nzabikora ariko njye nari mbizi mu mutwe kari yasetsa umuntu ibaze nkazikora nese Mucunyi hari ahantu waba warize wenda byibuze warageze niba nabyita nko mu mahugurwa cyangwa se niyo ryaba ishuri ry'icyumweru kimwe rya comedy hari ahantu byigezeho ni impano kurumana nta namwe nzi ahubwo se babyigisha he gusetsa uzaga zaritire nkusi ndabizi neza arabikora yarabigisha abantu byo gusetsa yarabyize for sure numvise amateka y'uko nkusi waza utansekeje warabyize ishuri cyangwa kurijyamo ahubwo nkahugura cyane kabisa nkurangiye akantu uzabaze uwo bita Artire Nkusi Artire Nkusi ni wa munyarwenya mu mwene nyina wa umuhanzi yitwa Syntax uramuzi mukuru ni murumuna we uramuzi umunyarwenya w'umukomedi Artire Nkusi yabaye n'umunyamakuru none sura yarabyize kuko mu ishuri ngo yarabyize niyo makuru mfite ntabwo ndisho ariko amakuru numvise nuko yize comedy okay Mucunyi birumvikana ko nk'umuhanzi cyangwa nanjye nk'umu content creator ukora ibiganiro byinshi bitandukanye ngira ikiganiro gituma cyatumye abantu benshi bankunda bagukurikira yes baranankurikirana uyu munsi wanona kimwe n'umuhanzi wowe Mucunyi video wakoze ikakuzamura izina ikagucuruza ubundi video ni iyihe yavugaga ku biki ni video n'abantu benshi babonye barayipostinze barabamurungisabe abantu benshi babipostinze murungisabe abanyamakuru video nari ntashye mama ari kumbaza ngo kutashe ngo babitse ngo bamaye zero mu ishuri bamaye zero mu ishuri yes ndayizi kabisa arambaje ngo mvuge umuntu wogosha mu gifaransa ngo ndavuze ngo ni damour ahita maze iyo video yakeka kiri muri video zarebwe cyane ndayizi nanjye narayikunze narayireba ngaseka ngatembagara kabisa mwese Mucunyi ufite abantu benshi mugenda mukorana harimo abo nzi abitwa ba Merano bamwe nagiye nambabona ubundi bariya mwabanye kuva ryari mwahujwe na comedy cyangwa twahujwe na comedy ubusanzwe ntabwo mwabanaga ntabwo twabanaga ntabwo twari tuziranye akazi nyine gutyo muza n'umuntu ugakora ukuri ubu ufite timu y'abantu bangahe mukorana timu y'abantu bangahe abantu barenga 4 kabisa abantu barenga 4 hari uwo njya mbona ngo ni Manzere iriya timu nayo urumva ko twahuye nayikoze uretse ko tuba turi hamwe nka 5 niyo bagiyemo bari abakobwa 2 natwe tuba turi 4 tuba 6 yego dukora ibintu biri hafi cyane buri wese yakeneye ndaramubona ni timu y'abantu 6 kabisa wow muri bari abantu mukorana se bawe noneho mukorana buri munsi barimo bamerano na harya na Sake yes umuntu nyine ubona afite nawe impano noneho ubikora neza ukumva cyangwa gusetsa cyangwa kugira n'inama mu buryo muri bukoremo ukabona kabisa biri kujya mukavuga ngo uyu muntu ndamutse muhombye naba mpombye umuntu kabisa hari ukuntu rero hari ukuntu we aba afite nk'ubuhanga ariko atari bibikore cyane nkanjye nkuko ndibikora akaba yabimbwira njye nkagusetsa umuntu rero niwe mba nuba we ashobora no kuba atari bubikore ngo duseke cyane ariko akaba yambwira ati nukora gutya biragenda neza kandi bose bafite impano nta muntu mbamo nabi udafite impano buri wese afite ibyo ashoboye hariho dukina yasinze ukabona nyine abifite nk'ubuhanga umuntu arasinda agaturima batangoye ikintu na kimwe se nabyo ugasanga nyine ibindi banga ariko bose nta kintu bashinja barashoboye kabisa bose ni abahanga bose noneho icyiza nabo bose twahuye ibyo bakora nta muntu twahuye kuvuga ngo tubimwigishe buri wese twahuraga
ku ruhande rw'abikora nawe duhura tubikora tuhita duzanye tugakora niyo mpamvu usanga bafite impano nabo bari barabitangiye nta muntu wabitangiye tugihura bari basanzwe babifite bose hanyuma se Muco yes navuga ngo video uheruka gukora vuba ni ijyanye n'ibiki ku bijyanye n'ubundi na comedy yawe yanyuma uheruka gukora yanyuma ni ejo ifite views zingahe kuri TikTok iyo nari gutega ntabwo ariyo yanyuma ifite nayirebye hariyo narebye uvuga ngo ya speech avuga ngo niba ngo gute biranjabutse ntabwo ari hari indi mu kanya mbonye yes that's the speech amasaha 6 ifite views 25. Wow, Mucunyi bura no umuntu webwa cyane bakunzi ba Hirya TV Rwanda. Muco. Yes. Nk'abandi basore. Nzi niba uri gutekereza icyo ngiye kukubaza. Nk'abandi basore ntabwo ndi bugenda hitegereza utari wakima. Wikimba. Abandi basore ushobora kuba ntabwo mbizi. Ushobora kuba ufite umwana, umugore cyangwa umukunzi. Hagati y'ibyo byose birumvikana ufite umugore ushobora kugira umwana ako ntiyagira umwana udafite umugore icyo ufite muri byose ni iki ni iki nakwiyame ibaze mvuze n'uwo mukuru ngo nawe ufite nta mwana ufite nge yego n'umugore ufite aze mfite umukunzi ko nkundana na mama nkundana n'abakobwa benshi bose bajya bambwira ko bankunda ndavuga uri specific bose ndabakura igihe umuntu nkunda wese okay akireka ni musha umukunzi umwe umukunzi umwe cyara hari pe undi umeze gutya shiri wanjye arahari ndanamusubije turagusubije hanyuma urabona uri umukomediye mukamfatira ku rugero rw'umukomediye mugenzi wawe umaze kwandikisha izina mu karere ndetse no mu Rwanda bamwita Niyitegeka Graciane uriya Niyitegeka Graciane ngo yihaniye kujya muri za misa kujya nko gushyingura kubera nyine ngo yageragayo abantu bakamurangarira nawe izina ufite kugeza ubu mu Rwanda buri muntu wese ngiye ahantu nagiye numva kumva nk'umwana cyangwa se n'umuntu mukuru ngo Mucunyi ukumva nyine barabiririmba ahantu henshi umaze kubaka izina iyo utambuka nko muri quartier bigenda bite abantu societe bagufata uti cyangwa bigenda bite ikintu kidasanzwe ubona kiba n'iki cyangwa ibyo hari ukuntu ngira nko mu bukwe nubwo njye ntabwo ku rwego rwanjye ubundi nifata nk'umusitari njye nawe n'umusitari ariko ukuntu ugera mu bukwe ukagira ngo ni we nyiri ubukwe abantu bagira bareba umugeni ukabara wowe bakakurangarira ahubwo mpita mvuga ati umugeni arangira ikibazo agira ngo ntajye kumwakira ubukwe bwe nuriya twabanje twakora ubukwe ahubwo nzajya kwicara hamwe n'umugeni baturebe turi hamwe n'umugeni nk'ahantu tugera mu modoka kuko njyewe nta modoka ngira reka neza komedi se wagiye ikintu twega ko ufite imodoka nese gari komedi ndiko babesha ndiko imodoka rusange njyewe nk'iyo mvuye mu ntara rimwe na rimwe nyine ndiyemo n'abantu benshi nkabona nawe ntari butegeye imodoka ya polisi wenda ntayo tutadutega imodoka rusange abantu mu modoka y'abantu bavuga ati mugende mureba Mucunyi nta ruhame rutse kugeramo ahita ashyiraho bluetooth y'imodoka aragenda scoring ariko muri quartier ntabwo watambuka bateguhamagara yego uragurikira ukuntu ngena niyambure n'agapfukamunwa uhinda bakanakumenya niyo nagira ute ubwo ntabwo ngikambara n'ubu mu kanya se nitunyuza ari umuntu ngo Mucunyi ari mu modoka mu modoka yambwiwe inama y'agapfukamunwa ni wamenye ninde ariko abakuzi ko abahora batureba kandi nirabyiza ndabishima n'ukuri pe niduhura unzi ntukanyirengagize nanjye sinzakwirengagiza ndagusuhuza okay Muco mumaze guhura n'abastari benshi mu Rwanda by'umwihariko abakinnyi muri sinema nyarwanda abastari barimo ba Kiramani ba Nyambo ba Regis ubundi umuntu mwahuye uhita ukaba wumvaga umutima wawe nyirizina n'ubundi wari ukeneye guhura nawe ninde ni Kiramani ko Regis we twahuye kera nawe nanakora ibi bintu cyane ndebondera Kiramani buriya impamvu
Kamani nawe noneho impamvu nanamukundaga cyane nawe yari umufana noneho ngiye namfanaga nkibitangira natinyuka umuntu w'umustar ajya kandika muri comments ati ndagufana nubundi abagufana koko nanyira ukuntu abantu b'abastar baba bavuga ati ntabwo natera comment ntabwo namufollowinga najya gusanga yamfollowinze ku mbuga ziwe ni comment nasanga yastatinze nyine nkavuga ati koko arankurikirana none numvaga nkeneye no kuzahura nawe aranahura n'ubu hari projet ari kwandika binakunze nzaje hamwe bikunda nyatize iginduka tuzakora kwa kiramani niwe muntu numvaga yavuga ati nimpura nawe ndaba nishimye cyane kabisa abandi bose rero kagiye duhura gutyo nise Mucunyi Nuwambere ufite imbuga nyinshi abantu bagukurikiranaho ngiye nzi TikTok na YouTube Instagram na Facebook bimeze bite cyangwa Twitter X rero hari ukuntu wazi kuba muri kintu utazi zo mbuga nzi kabisa cyangwa kuri Facebook ukeka ko nawe mfite nk'abantu bangahe nk'ibihumbi wenda nka 200 wow very nice guys guys afite abantu benshi kuri Facebook uzamukurikirana bagiye bareba kuri Instagram no ntabwo waruzi ko mfite Instagram wapi ndayifite wow ntabwo mba nike buri rubuga rwose ngiye mba mari bakunze bari TV Rwanda nizere ko mwese mwamaze gufollowinga cyangwa no kandi subscribe kuri YouTube channel no kuri page zose za Mucunyi Comedy kuko ni umuntu udasanzwe kandi ni imfura cyane ibyo akora biradushimisha afite gahunda yo kubikora cyane reka nibatoroga cyane Muco ukina filime no YouTube channel yawe harimo amafilime filime abantu benshi bakaba badacikwa bakurikirana yitwa nde yitwa Nguye sorry filime ubungubu rero YouTube channel yanjye hari project turi kwandika naga yajyaho ariko izihari zo hari n'abatarasire baba bazirebye n'ubundi ni Mucunyi Comedy ubungubu ariko project turi gukorana ya filime wenda izaba iri uruhererekane nk'agaseri yani muri uko kwezi kwa kabiri ishobora guhita ijyaho abaje babanza bagerukira bakani subscribe abatarasire bareba izihari ariko ubungubu muri iyi minsi muri uko kwezi turimo nta filime twe turi gushiraho ariko wumve ntabwo tuba twicaye n'ubundi turi kwandika ntabwo twakwicara wow courage kabisa ni ukuri ndakunezerewe Mucunyi ndi umufana ukomeye urakoze cyane ngo uri umukomedi ariko bishoboka ko ufite izindi mpano indi mpano wimvamo ufite wowe ubwawe ni iyi impamvu mvuze gutyo ntabwo nzi impano nyinshi twebwe urubyiruko usanga hano noneho iwacu usanga iyo atari umunyarwenya aba ari umuririmbyi cyangwa umubyinnyi kandi sinzi kuririmba ntabwo ndi umubyinnyi wazo bavuga ufite ntabwo wigeze ukina football narekinaga we ngiruka ngasoma umupira ariko nukina ngo bagatera contre-attaque aho kugira ngo uze kuri baro njye nkayisiga bakayisigarana bari kunyura ubwo ni impano yo kwikora ifite nabyumvise ahubwo kwiruka nagerageza kwiruka okay ikindi kandi njye mfite impano yo gukoresha amaboko imbaraga nyinshi akazi k'amaboko ndibuga kure amaboko yanjye arashoboye cyane nagakora ikiyede nagikora cyane ko nize ubwubatsi ngiye wize ubwubatsi wow umubiraka ntabwo yubaka imitima gusa ntabwo yubaka amaseka gusa reka mbivuge gutyo yubaka n'ibindi byinshi ikibazo bavuga ati rayasenyukire imirisi wahanura abafundi kubera guseka okay Muco ukunda umupira w'amaguru ndawukunda ariko ntabwo mbizi cyane ntabwo mbizimo cyane kabisa ni equipe ufana mu Rwanda apere n'ubundi wayambariye ubundi twari twishyuwe mbega Rayon Sport wari uri muri stade ntabwo nari ndi ariko ndi kuyireba nkurikiranye ahubwo nahise mfata n'aka video ngashyira kuri TikTok ako kanya nkimara kuyitsinda ndakabona gafite n'ibihumbi byinshi hano byari bikiri bibiri bitaraba bine abarebe mwihangane biba abarebe bihangane cyane hanyuma mu Bwongereza no muri Espagne mu Bwongereza muri Espagne cyaza mfana Real siba muri Espagne mfana Real Madrid nuko wajya kumva umuntu avuze ngo Ronaldo aracyabamo yavuye mu byo ndabizi ariko muri heyande mu Bwongereza mu Bwongereza mu Bwongereza nayo Arsenal niyo zibaga Arsenal baye yaryo bakunze baye mumbwira Arsenal baye yara
Arsenal iba mu Bwongereza kuri guseka amahane kandi nahembuze ngo niye ariko cyakora abakomedian turaza Man City Manchester Man City buriya nayo ni Manchester Liverpool Man City Man U nizi Manchester na Liverpool zose niyo ziba Liverpool niyo umujyi wa Liverpool n'ubundi yo na Everton hakaba n'ikipe twa Chelsea yo London kimwe na Arsenal na za Tottenham n'izindi ajya Foden aba muri Man City Ronaldo Messi oh wow chapati umuceri ibiryo ukunda kurya ni chapati na iryo umuhanzi ukunda mu Rwanda ninde Social Mula wow Social Mula nanjye ndamwemera niyo muhanzi nkunda mu Rwanda ntagendeye kuri hit cyangwa ibyira mukunda cyane kabisa kandi twe no guhura ahubwo naje muherekeje mufitanye gahunda wow ndagutegereje kabisa ndategereka turi abera Social team 001 cyangwa Tiger B1 wow one of kind kabisa okay Mucunyi rero kuri usange ntari mu ruhande urimo wenda oya ngiye kuri Tiger B buri mfana Tom Close kabisa much respect ndagukunda kuva ndi umwana ariko byagera ku Tiger B urumva no muvandimwe wa Tom Close n'abandi bose ni bamwe kabisa hanyuma Mucunyi yes ni ihe nama wagira urubyiruko urubyiruko ungana se buriya iyo bavuze urubyiruko ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 35 ariko umunsi mushaje 35 gakiro inama nabagira rero buriya sijyanye n'ibiki inama ni nyinshi buriya birumvikana inama zo ari n'ukuntu ujya kumubona tumujya mukoresha agakingirizo nayo ni inama ariko ngari umuntu werutse kuvuga ndetse muri nabo tugira ngo bakoresha agakingirizo tuzagakoresha byo mwabanza mukamenya ngo turabifite tubwira bagata ko kana we leta yirirwa ivuga ngo mukoresha agakingirizo turagakoresha mu mwanze muhanura aho tuzagakoreshereza muvuga ati uyu mugabo rwose ni umunyarwenya ukomeye ariko inama warambwiye amageni mbwira ngo niyemeze uti ni ukuvuga ngo byanga byakunda mu bijyanye n'imikorere no gukora hari ukwiteza imbere uko biri kose Mucunyi wenda tutaragira kure hari amahirwe ufite uyu munsi wa none wenda nari iki kibazo nari ngiye kugisiga kandi cyane ngo nkikubaza uyu munsi wa none uko biri kose brand umaze kugira nakubonye wamamaza n'abitwa ba buri kantu na buri nguni n'umwamamariza Super Command hari abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga umaze kugira uyu munsi wa none barahari no gatari benshi cyane biremewe kubavuga hano bana bavuga ngiye nta kibazo yes mfite abantu bacuruza imyenda abo ni abambere bita big size bampa imyenda ushatse kwambara ngira abandi bantu dukorana nabo bakora ibintu bya shoot barafotora mu bukwe bafite ama YouTube channel bafite nyine ibikoresho nk'ibyo bitandukanye byo mu bukwe mu masare biki byose babita utuntu twinshi nabo turakorana babita utuntu twinshi niko bitwa utuntu twinshi niko bitwa ku mbuga zabo nabo turakorana bakumva hari n'abandi benshi wenda tutarabyuzuza neza turiho turabipanga bazajya baza gake gake nta mpamvu ikintu kingenkeka ko burya ibintu bizira igihe kuba ukora cyane kandi uhoraho nyine uriho uri gukora hari igihe umuntu ushobora kuba wenda uzamo akazi ariko ntabwo uyu munsi nahita ncika intege ngo ntakwamaye kandi nawe utarabyuzuza neza ibyo uri gupanga wenda ibizava mu kazi kawe utari wabirangiza ushobora nakwihutisha wasanga hari umuntu uzaduha akazi ejo cyangwa ejo bundi ntawamenya reka dutegereze icyo nasaba abaterankunga cyangwa se abashoramari mbabwije ukuri gushora imari muri Mucunyi comedy for sure nanjye reka mbivuge gutyo kubera ko nkurikije ubwenge afite ibikorwa bye afite kandi byagutse bro much respect kabisa Mucunyi yumve ko ndi umukomediye ndi umufana wa mbere muri komedi yawe kandi ndakwemera cyane asante cyane no kuvuga ngo abantu ufatiraho urugero cyane ni bande amwita Eric uyu ni umusitari mu bigogwe buriya ntasanzwe umukinnyi ukomeye okay ni abahe bantu ufatiraho urugero mu bijyanye mu byo ukora yes ura Gracie nawe arimo
Niteka Gracian umuntu se uzi umuntu kugira ngo umuntu amare imyaka hafi 20 sindabona kuri cano bamututse sindabona yatukanye nande nyine ubona abantu bose baramutinya kandi bakamutinyira ko nta kindi kintu ahubwo ntago bamubona bahurira ku kazi gusa nakindi ntago agaragara muri iyi mihanda wari wumva hari umuntu wavuze papa saba urumva hari umuntu wagiye kuri cano ngavuge n'izina ntago wamusanga kandi arakora tuhora tumubona ariko bitewe n'uburyo akora ibintu bye abantu birarenze ntago mwari mwahura n'umunsi barimo ngo turahura papa Sava waratinze reka mbikubwire waratinze uyu mugabo wakabaye yarageze iwawe kuko he is the best one he is talented man yes Mucunyi rero navuga ngo uyu mwaka waratangiye wa 2026 ariko nanone hari uwo twasoje wa 2025 umwaka wa 2025 wagusigiye iki mu byukuri ubu noneho intumbero ufite mu mwaka wa 2026 zo ni izihe ibyo umaze kugiraho ni ibihe cyangwa ibyo ufite muri gahunda kandi ubona biri closer kuri wowe ni ibihe rero iyo mbajije ko nguko ngo 2025 yansigiye iki cyambere yansigiye ubuzima nsigira abantu kuko ntabwo wanyibagiwe n'ubwo umwaka warangiye yes kandi abantu ni ibi igihe nyuma afite rero nkiri gukora urumva igihe nyuma afite ndacyakora sinenda gucika intege ntabwo njye kwihatinga ibyo nagezeho urumva wasanga n'inkweto mfite narazikuye muri 2025 rero ahubwo icyo nakora ni ukuvuga ati se muri uyu mwaka nzabona izindi gute iyo mvuze gutyo wabyumvise nabyumvise cyane ibihari birahari ahubwo icyo nakwirata gusa nuko mbafite nta kintu nazo muhari kandi nanjye ibyo nkora bigihari none intumbero zo ni nyinshi ndetse ko ntazivuga ngo ngire ariko kuragiza ngengira amategeko yanjye nkoresha buri munsi abayanditse iyo mbyutse ndabanza nkayasoma nkamenya amanira ni iki kintu cyashimishije Mucunyi mu buzima bwe niki cyamubabaje mu buzima bwe kugeza umunsi wa none kijye mu buzima kuva kera nkiri uri mutoya uyu munsi wa none ni iki kintu cyakubabaje n'iki cyagushimishije ikintu cyambabaje ikintu bihari ikintu cyambabaje cyarambabaje kirananseda ari ukuntu kera twateretaga isaro ubwo ari inzoga ngo twanywa inzoga mu ntago ari inzoga ikintu cyambabaje rero nigeze kugisha ubwo bimeze nigeze kuba ari ukuntu nari mfite umusheri kera nkiri umupete noneho umusheri wanjye afite agasaza kiwe k'agashiti kanjye noneho umusaza we kakana gatoya sinzi ukuntu kagiye iwabo kiba amafaranga wari afite amafaranga karayazana 50,000 by'amanyarwanda noneho yazanye njyewe ahita ambwira ngo yatoraguye mu muhanda ugati ariko mitamike yavuga ati amafaranga ntabwo yatora kutahiretse mama wawe ngo hafi munshaka ngurire mu radio mu 50,000 wara ahita ambwira ati ntabwo nayibye nayatoraguye tugere ngo reka nawe natora nusuranyereka hasi arahisha ushanyije ndamenya ngo yagize ariko ahita ambwira ati ntabwo nayibye tujye kwaza mama wawe ngo wajye kumubaza ndavuga mubajije yahita yanyaka kandi radio ntabwo yagura 50 ahubwo reka ndamugura mu radio nishaka ibiye 5 cyangwa 6 ayandi nanjye nzayatwara ariko ndabubwira ati ntabwo mbyize reka turindire uzi ibintu byambaye ahubwo yaratashye baramukanze ngo bagiye kumugura story yawe nkubwije ukuri utarayisoza muri mfite story bikuye photocopy gutya kandi bikubwiza ukuri leta baza kundeba baramukaze bagiye batumukubita inkoni ya mbere ati ni we afite mbona abantu amafaranga ufite ari iyo story no ikintu cyambabaje nuko bizeye ko ngari giye wamutunye ngagiye kuyiba ntago bamenye ko ari wowe ntari inzu yavanye ariko nyine bo bisavuga ati ubwo wamwoheje n'umwana bese bavuga ngo namwoheje Wumve ko ufite story imeze nk'iyanjye nanjye byambaye none wengeye yari umukobwa photocopy gutyo yari amadolari 20 ngiye nabaye muri Congo noneho amadolari 20 ye arayazana twagiye mu nka twagiye kubanjura ahita ambwira ngo yatoraguye yaramo mu gashashe ngo yatoraguye nubwo mbere nari mbonye inoti y'amadolari 20 noneho arangije hamwe ngo arashaka amakarita arayo gukina ya sense ngo nari mfite udukarita dushaje tw'udushakara arambwira ngo ni ntumuhe nze no kumugurira izindi n'amandazi 2 ndabona ntari kabisa ariko nyine nangira ubwo atubona ni menshi amafaranga ariko nta nubwo narinze agaciro kayo ni keya ngiye kuyavunjisha ku iduka aho namenye agaciro kayo baranga ngo ntago ari yanjye bahita bavuga ati ntabwo wayibye nsubirayo
hari mukuru wanjye muri famiye ndagenda ndamubwira mwene twaga niyo mugabo wamvunjishije aya madolari ko banzi kuyavunja ngo ntabwo ari yaragiye ajya ku iduka arayavunja akiyazana ntiyakubita amaso amafaranga y'amakongomani avuga atana yanganaga gutya harabaye ngo ni ikibamba sensa n'andi mafaranga umwana ndagenda nirira amandazi y'amakarita sinayamuguriye ariko byatewe no kuburana noneho bigeze nyuma ntashye mpura na se wa mwana aje kunshaka yamaze kuvuga ko ari wowe ko ari ngiye afite kumbe umukobwa bamukubise yarangije bigeze nyuma arambaza bakuvamo aravuga ati ni wowe afite isara atuhuye arambaza ngo ntabwo wabonye amafaranga wera afite ngo wera ntabwo wabonye afite amafaranga reka kubera ubwoba ndahakana kandi mfite n'amandazi mu ntoki ngeze imbere ndayajugunye kubera ubwoba ngeze mu rugo ngiye kumva nigera mu rugo ahita akomanga nawe kumbe yanje inyuma ngo ndashaka amafaranga mama arakingura ngo ndashaka amafaranga mufite yande umuhungu wafite mama atarumva n'ibindi inkoni ntabwo batinza cyane comedy I'm sorry story yawe rero irasa n'iyanjye mukunze kimwe hari ukuntu bahita bagira ngo ni wa mutumye najya kwibuka ntabwo ari njye niyo ngazasanga ni story zahora wenda kereka babisobanuye neza ariko ugasanga nabyo biri murumva ko Mucunyi buriya twaganiye kandi dufite byinshi byo kuganira. Mucunyi rero rwose nkubwije ukuri njye ni ubwa mbere nakubona live, ni n'ubwa mbere twakora n'ikiganiro, ariko navuga ngo merci beaucoup kandi merci yanjye irajya no kuvuga ngo courage, uzagira byinshi ugeraho kubera ko intambwe wateye no gutinyuka no gukora ibyo ukora bro, harimo benshi batabitinyuka bijyanye na societe nyarwanda dufite umusoro no kubona abantu babameze. Yes, ariko waratinyutse urakora kandi bimaze kugeza kure. Nkubwije ukuri aho umaze kugera ni intambwe ishimishije buri wese yakwifuza kugeraho. Ndagushimira rero cyane kabisa. Navuga ngo niki wambwira nkanjye wenda ukiri kwishakisha nanjye reka mbivuge gutya nawe ikiza no kumvisha ibintu byambaye ukudacika intege nuko ucika intege ntabwo ari ibi noneho cyane noneho nk'abantu bakora ibintu kimwe nanjye. Hari abantu ngo bajya bumva ngo ngo mfite impano ngo iwacu ngo ni Rusizi, nta muntu uzaza Rusizi kuvuga. Yego njye njya mvuga ibintu byambaye ntabyo nzi, wenda wowe uzanyura mu nzira zawe nanjye ufite amahirwe yanjye, ariko njye nizera ko iyo ukora cyane urumva ukumva ko ushoboye mbere na mbere yuko utegereza abandi bantu ukumva ko ushoboye ibintu byawe uranakora kabone nubwo byazatinda, ariko mbese niba hari umuntu uyu munsi tugize kuri iyi channel araza kubera twebwe, ntabwo ari buze kubera undi muntu. Ejo nihaza undi wa kabiri nawe araza kubera twebwe kabone nubwo batinda, sibyo, ariko baraza kubera wowe. Rero hari umuntu uvuga ati njye mfite impano ngo nzarindira abazanzamura, ninde uzakuzamura wahe? Ninde? Hari umuntu mufitanye gahunda ko azakuzamura? Nawe umubajije amateka ye wasanga nawe amuzamura. Niyo mpamvu umuntu afasha uwifashije, ntitukumve ko tudashoboye cyangwa twumve ko ibibazo byacu tuzabikemurirwa nabo tubona ahandi kure tutazi abo hanze. Ibibazo byacu ni twebwe tugomba kubishakira ibisubizo, tugakora cyane intego zacu tukazigeraho kandi bizakunda mwana. N'Imana iravuga ngo nzagufasha ariko wabanje kwifasha kuko ufite ikimereho. Okay, Mucunyi, Imana iguhe umugisha uzira umusozo. Reka dusoze, sinzi niba aricyo usigaje nk'ikintu wenda wabwira abakunzi ba Mucunyi Comedy na Irika TV Rwanda hanyuma ugasoza. Abakunzi wanjye rero buriya ni ibintu no gufashanya. Ushobora kuba unkunda kubera comedy ariko ukamukunda nawe kubera ari umunyamakuru. Niyo mpamvu iyo dufatanyije ibintu bigenda neza, sibyo? Abantu kuba uri hano wenda unzi ushobora no gusanga ari umuntu wawe mutarunze, ariko nanjye ubwo amenye ndabashimiye, nanabasaba gukomeza kudukunda mukadukurikirana mukadushigikira, natwe ntabwo tuzabatenguha cyane kabisa. Imana igikomeza bane nawe. Ciao ciao Mucunyi. Ariko hari igihe nzishima, ariko hari umuntu wambwiye ngo ukoze ubukuki bagiye gukisha ntabwo byabura, hari igihe ushobora no kuza baza nkaya musambwiye ngo nirishima. Okay, ciao ciao, turamakunda cyane. Sawa sawa.